Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko ukomeje kugubwa neza. Iyo iracyari Better Crazy TV, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi, tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi biba bigiye bitandukanye, ushobora kuba wakwigiramo byinshi byagufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kureba ibintu bigera kuri bitandatu ugomba kumenya ku byerekeranye n'igitsina cy'umugore cyangwa icyo bakunze kwita igituba. Ndaza nkubwira byinshi bigiye bitandukanye, impamvu ushobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa bwa mbere ntazane amaraso, nyamara bizwi ko aba agomba kuyazana mu gihe ari inshuro ya mbere cyangwa ari isugi. Turaza kwigiramo byinshi rero, nkubwira ngo niba utarakora subscribe kuri iyi chaîne yacu ya YouTube ya Better Crazy TV, bikore n'ubundi aka kanya kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Igitsina cy'umugore kigira amazina menshi, hari ayo bagenda bagishimira bitewe n'uko buri wese acyumva cyangwa agifata. Nta kindi gice ku mubiri w'umugore kigira amazi menshi nk'igitsina cy'umugore. Ni muganga kandi gifite ubushobozi bwo koroshya ububabare by'umwihariko mu gihe uteganya kubyara umwana. Ariko nanone igitsina cy'umugore kiracyari amayobera kuri benshi. Nk'uko tubikesha Lucknote.com, ubushakashatsi bukaba bwerekana ko abagore barenga 60% batazi ibintu byinshi ku gitsina cyabo. Ibi bikaba bitari byiza na gato, kuko ubundi bushakashatsi bwerekanye ko abakobwa n'abagore biyizera ko bazi ibintu byinshi kuri cyo, banagisobanukiwe neza, aribo baryoherwa cyane mu mibonano mpuzabitsina, kandi akaba ari nabo bagera ku ndunduro y'ibyishimo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ibi tugiye kureba muri video yacu y'uyu munsi ni ibintu by'ingenzi ku mikorere yacyo, ku buryo bwo kukibungabunga no kumenya kugera ku byishimo kizana. Icya mbere ni igice kigize kariya karere kawe ko hasi. Abantu benshi bakoresha igituba bashaka kuvuga ibice by'ibanga byabo, ariko mu mikorere iri jambo rikaba risobanura umuyoboro winjira imbere mu gitsina cyangwa valve. Iki gice akaba ari cyo gishamikiyeho ibindi bice birimo na rugongo, kikagera ku mukondo w'inda ibyara. Icya kabiri, rugongo igira uburebure buri hagati ya 1 kugera kuri 0.8 inch. Ibi bisobanuye ko inchi imwe ingana na 2.54 cm. Ikindi cya gatatu, imyanya yacyo irifunganyije, ishobora kwikwedura, ishobora gukweduka, gukururuka, kurambuka. Ubusanzwe imyanya yacyo igiye yegamiranye, igitsina cy'umugore gishobora kurambuka kuva kuri santimetero 1 kugera kuri santimetero 3. Gishobora nanone kurambuka kugera nyuma y'ibyo byose igihe uruhinja rugomba kuhanyura, aho ni mu gihe umugore abyara. Ikindi cya kane, nta mpungenge ko umuhungu yagikwedura ntiyinjizemo igitsina cye mu cy'umugore. Kirakweduka bihagije kandi gishobora kwakira igitsina cy'umugabo kinini gishoboka, ariko kandi kikaba gisubirana ibipimo byacyo nyuma y'imibonano. Ariko ibi biba indi nkuru iyo umugore abyaye, nk'uko ababyeyi bamwe babivuga ngo hari ibyo batakaza. Ushobora nanone kugisubiranisha imyitozo itandukanye. Ikindi cya gatanu, kirasubirana uko byagenda kose. Hari ibihuha ko nimba udashobora kugira amazi cyangwa ngo ujye mu mihango, igitsina kizumagara ku buryo cyanakubabaza. Ibi rero ni ibinyoma. Mu gihe imitsi yo mu gitsina cyawe yirambuye, ukwinjira kw'igitsina cy'umugabo ntabwo byababaza na gato. Icya gatandatu, imyitozo ya buri munsi igifasha kumera neza, nko gukoresha imitsi y'amaboko. Ese ni iki gishobora gutuma umukobwa akora imibonano ku nshuro ya mbere ntazane amaraso? Umukobwa ashobora gutakaza ubusugi mu bundi buryo butandukanye, nko kuba akora imibonano akoresheje urutoki cyangwa gukoresha ikindi kintu cyaseseye mu gitsina cye mu buryo bwo kwishimisha. Ubundi isugi igaragazwa n'igice cy'umubiri kiba gitwikiriye umwanya igitsina cy'umugabo cyinjiramo cyitwa hymen. Aka gace rero kameze nk'agapapuro korohereye, ku buryo usibye imibonano mpuzabitsina gashobora kuvaho bitewe n'izindi mpamvu zitari ugusambana. Muri zo twavugamo gukina umupira,
gutwara igare, kwirukanka n'ibindi. Ibi rero ntiwabirebera inyuma ngo uvuge ko umukobwa ari isugi cyangwa ko yataye ubusugi bwe, mbese biragoye. Gusa hari uburyo ushobora kureba inyuma mu mico y'umukobwa ukareba niba atari yakora imibonano mpuzabitsina cyangwa yarayikoze ugendeye kuri ibi bikurikira. Iyo umubajije ko ari isugi ararakara. Umukobwa utari isugi iyo umubajije akagusubizanya umujinya akakubwira ko bitakureba ndetse akabigira birebire. Nyamara umukobwa w'isugi iyo umubajije aramwenyura akakwihorera, usanga ntacyo biba bimubwiye kuba wavuga ko ari isugi cyangwa atari isugi. Umukobwa utari isugi akunze kubijyaho impaka cyane ku buryo hari n'igihe aba yemeza ko umuntu wese ubigenderaho iby'ubusugi aba adakuze bihagije. Nanone kandi ibiganiro byerekeza ku mibonano mpuzabitsina usanga abakobwa b'amasugi ntacyo babivugaho. Iyo umukobwa atajyaga abivugaho noneho nyuma agatangira kugira ibiganiro nk'ibyo aba yaratakaje ubusugi. Umukobwa ukiri isugi ntabwo akunda kwigaragaza, n'ahantu ari ntabwo aba ashaka ko hari abamwitaho cyane ngo bamurangarire. Umukobwa utari isugi akora ibishoboka byose kugira ngo ahantu anyuze buri musore wese arangare. Bamwe bisiga ibirungo bikabije, abandi bakambara imikufi ihenze cyangwa bakitera imibavu ikabya guhumura mu rwego rwo kugira ngo bakurure abasore. Ikindi, umukobwa w'isugi akunda kwiyemera akihagararaho ku musore umutereta akamwereka ko ntacyo amukeneyeho. Nyamara umukobwa utari isugi ni ba bandi utumira ngo musohokane musangire icyayi akazana n'inshuti ze zose atanabiguteguje mu rwego rwo kugira ngo bose ubagurire wishyure menshi. Ibi nta mukobwa ukiri isugi wabikora. Umukobwa ukiri isugi ntago yiyambika ubusa, ahubwo agerageza kwambara akikwiza kimwe n'abandi basigaye bashyira amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga bambaye ubusa. Biriya nta mukobwa w'isugi wabikora. Ikindi kintu cyemezwa n'abantu bose ni uko umukobwa ukiri isugi yasinziriye ari mu bitotsi bikomeye ugasa nk'umukora ku gitsina asimbukira hejuru agahita akanguka akakwigizayo niyo waba ukiri umukobwa mugenzi we. Ikindi, kunanirwa kugenda igihe amaze gukora imibonano mpuzabitsina. Kenshi umukobwa amenyereye gusambana kenshi iyo ntacyo bimutwara aba ari ibisanzwe, ariko umukobwa ubikora bwa mbere kugenda biramugora akaba yagenda acumbagira cyangwa bikamunanira burundu. Burya uwo mukobwa uzamenye ko aba abikoze bwa mbere. Umukobwa ubikoze bwa mbere hari igihe ava amaraso ariko bidakabije kuko akarangabusugi ke kazwi nka hymen mu cyongereza kaba kacitse bityo bigatuma ava amaraso. Ariko aka karangabusugi ke gashobora no kuba karacitse kandi atarakoze imibonano mpuzabitsina bitewe n'izindi mpamvu nko gukora siporo, gukoza intoki mu gitsina n'ibindi. Ibi byose tuba tubabwiye ntabwo bivuze ko ubyujuje ijana ku ijana akiri isugi, ariko uramutse ushaka umukobwa mukundana wo kubaka urugo nibyo wagenderaho kuko usanga abakobwa babyujuje baba bakubaka urugo rugakomera. Bakobwa namwe mukomere ku busugi bwanyu kuko iyo usanze umugabo muzabana agasanga wari isugi nawe biramushimisha akakugirira icyizere.